turabakunda cyane kandi ikindi mujye mutureba mudukunde mudushyigikire muduhera iki mutubwire aho bitagenze neza turahari kubera yego mwebwe ikindi kirenze abantu ba Tony nyine abakunzi ba Tony murabizi iteka ryose iyo najyaga ntangira introduction yambahereza kayandi karongeye karagarutse ndabakunda reka tugahane kabagereho ako se kumobera nk'abaturage baba b'inyamaswa Hey guys, it's your girl Aline K and your boy with Tony. Guys, turabakunda cyane ubu tuje hano kubabwira ko mushonje mushishiwe ni kuri Tony rwa official nk'ibisanzwe abari basanzwe bayizi stay tuned twagarutse abatayizi mugaruke namwe mugire gute mupyonde icyo bita ariko guys murabizi ko mutari mwakabonyeho Aline K umuntu nabazaniye guys abantu kuri Tony rwa official kabisa muzanga y'ibindi umuntu utegura uyu munsi mbazaniye umuntu urenze ndabizi muramukunda kandi n'abanyangarata nanjye n'abanyanga ngenda bakunda cyane nkubwira umuntu kwanga oya unyanga wese ngenda mukunda cyane abaho buriya ese ubundi abanyanga ni gute waga umuntu w'inzobe budahora gute waga umuntu w'inzobe budahora guys namwe murabizi ko ntitujya tubatenguha iki nicyo gihe ni nako kanya ni ukuri tugiye kubashimisha tugiye kunyura imitima yanyu mbega sinzi niba muzi Aline K yahuye na Tony ibintu tugiye kubagezaho birarenze ikintu gihari mwari mutumenyereye mu mashusho agiye atandukanye sibyo ariko aka kanya ibintu tugiye kujya tubakorera nibo twebwe ba nyabo mwari mwakabonyeho umuntu bita Aline ari mu maso arimo no kurira mu ishusho ya nyayo turaje tugiye kubabwira ese ubundi Tony ni muntu ki kuri Aline K ese ubundi Aline K ni muntu ki kuri Tony ni ukuri ubu nicyo gihe ni nako kanya mwe ntimukura amaso ku rutinde bana mutere udutebe abafite udusonga bugari tutari bavuna umugongo muba ari two mutera turaje tuje bana tubazaniye umuriro tubazaniye turebe ko umumotari atatugongera kameramani be serious kameramani be serious amaye none uyu waramunyura hejuru So guys, ubundi abandi bo batwika inyuma ya sinema uyu niwe Tony ibyo kujya mwumva ngo Tony aritonda umva ubundi abantu batuzi mwandike muri comment abantu batuzi iyo ari byo ndi kumwe na Aline tuba twasaze kuko uya stubborn turabyemera ko isariye reka tubabwire kano kantu nk'uko mbabwira nk'uko nyine harya umuntu ugira amatsiko menshi ni umuntu umeze umuntu ugira amatsiko menshi cyangwa se wowe ni ikihe kintu kijya gutera amatsiko ikintu kijya kintera amatsiko ukavuga ati ewana ikintu ndumva mfite ni ukuvuga ngo ni ikintu ntarabona nyine kiba ari ikintu ubwoko ki kuko ibintu byose ntabwo ariko byadutera amatsiko kabone niyo waba utarabibona ariko icyo kintu kigutera amatsiko ukavuga ati ewana cyangwa se cyaba cyarigeze reka tubivuge ngo ikintu kijya gutera amatsiko ukavuga ati ndagitegereje ninakibona sindi businzire ni ukuvuga ngo ikintu kijya kintera amatsiko ni nko kubona umuntu muri filime akina karagiteri yahawe ariko nkagira amatsiko yo kumenya ese we wa nyawe abayeho ate ese we wa nyawe ubundi ateye ate
kubw'izo mpamvu rero abatari batuzi nyine twebwe ba nyabo nyine mwajyaga mutubona muri filime zitandukanye ariko noneho iyi cano ya Tonirwa official cyane igiye kuba cano y'abanyarwanda cyane igiye kuba cano y'abadiaspora cyane igiye kuba cano y'Imana uzi ko Imana nayo izajya ireba isanzwe ireba Imana izajya ireba ariko reba gukorana umuntu bega umuntu w'inzobe ariko niyo perfect match nawe ibaza inzobe ku nzobe cyangwa igikara ku gikara uzi ko iyo tuba turi ibikara twese n'iyi kamera ntabwo yari kudufata cyakora twari kuba turi umwijima yica no muyikunde muyirebe mugiteho mudukunde kabisa nabazaniye umuntu w'icyamamare mukunda mwese ndabizi umuntu wese yitwa Kakunda Aline ndashaka ko umubare wa subscribe wiyongera kubera nanjye ndabakunda cyane kandi ikindi mujye mutureba mudukunde mudushyigikire muduhe like mutubwire aho bitagenze neza turahari kubera mwebwe ikindi kirenze abantu ba Tony nyine abakunzi ba Tony murabizi iteka ryose iyo najyaga ntangira introduction yamahereza kayandi karongeye karagarutse ndabakunda reka tugahane kabagereho ako se kumobera nk'abaturage b'inyamaswa nuko tuba twimereye nuko nguko nimuzatubureminge gusa kuri ubu ngubu twebwe turagarutse guys hano hari abakire dutuye muri karitsiye itangamo amamodoka menshi so ubwo nyine ikintu twababwiraga turaje tuje abatari noneho ikintu kirenze uyu muntu nari narabwifuje kuvana mbere ntabwo ari mwe gusa hari n'undi nzabazanira mwebwe mujye mukomeza mwumva musiteyingi tune kandi mumbabareye kuba nari naratinze kubaha videwo mumbabareye kuba narabatengushye nkatinda ako bari bashonje bahishiwe iki nicyo gihe ni nako kanya gusa ntabwo biba byoroshye uko byasa kose ntabwo biba byoroshye n'ubundi ikintu kitoroshye kigiye kuza kiza ari full package cyuzuye so this was my full package navuga ko ariyo ambaraje kadonari iyi ambaraje kadonari mbafitiye so yababwira ukuntu nawe amerewe kugera hano kuri Tonirwa official ababwira ukuntu imeze ababwira icyo bafitiye ndetse ibintu byinshi bitandukanye arabibabwira ari nako tuvuga ngo tujye duhurira hano day by day guys ni ukuri ntababeshye musanzwe munzi hamwe na Tony abenshi wenda munzi na Tony muri filime zitandukanye twagiye duhuriramo Tony ni umuntu w'agaciro cyane kuri njyewe ni umuntu sinzi urwego nshobora kubishyiraho ariko ni umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwanjye rero kuba mpagaze hano uyu munsi mbabwira ndaje kandi njenje kubashimisha waraje ariko aje yagatera kubashimisha ni ukuri kuba nje kuri Tonirwa official ni iby'agaciro kanini cyane kandi ndabizeza ko ntazabatenguha ntimuzigera mwicwa n'irungu namwe murabizi ko aho nageze haba hahiye urumva so guys just mukomeze mudukunde mutere urukundo support yanyu irakenewe ni ukuri babandi muhora muvuga dukeneye kumenya Aline ni muntu ki ese Aline abayeho ate ese Aline mu buzima busanzwe koko nuko ateye ese iyi myitwarire yo mu mafilime niko asanzwe ateye ndabizeza neza ko ubu mugiye kubona Aline wa nyawe atari uwo mu mafilime uko bimeze kabisa ndaje mbahuzagizeho urukundo mu rusinde nk'abanyweye ubundi mugiye gutsinda ibyishimo umuntu wese uzajya uhereza agaciro iyi cana akayireba nibura iminota irenze 20
mu minota 20 azaba afite mu minota 20 ku myaka ye hazaba yiyongera imyaka 4. amen kubera ko agomba gutangira aseka agasoza aseka. Ikindi cya kabiri agomba gutangira anezerewe ku mutima asa nk'urimo kumva ijambo ry'Imana. Ariko reka mbanze nkureho na fime kuko reka mbarebe neza mushaka kuba mwashidikanyagaho reka mbarereho mbarebe neza ni ukuri mbabwira nti ndabakunda mbikuye ku mutima nta buryarya mbega mbakunda uruzirikaje ese urabatomanye imitoma murayisinda ku ntangiriro urayisinda iyi niyo shusho ya nyayo yanditse mu buzima busanzwe bya bineka ku byinshi cyane bimwe mu mumenyereye mu mafilime nditonda ariko ratane n'agasaza mu buzima busanzwe aritonda mu buzima busanzwe mwaho umuntu wifuza guhura nawe azanyandikira muri comment cyangwa se ashaka uko bigenza nyine amvugisha ubundi urebe ngo Aline ni mu ntoki ushobora guhura nawe ukavuga se uyu muntu niwe njya mbona ese barampinduriye to narambeshye ese uyu muntu ni umuntu mwiza ntabwo nabibabwira ngo mubyumve ariko icyo tugiye gukora nyine icyo tugiye kubereka ni uko tuzaba tumeze nyine uko tuzaba duteye so tubahaye ikaze kuri channel subscribe nyine like and share ni ukuri muyikundishe n'abatari bayizi nabo bayimenye inshuti abavandimwe. Ese buriya reka nkubaze ni iyihe role umuntu ashobora kugukinishwa bati role ntashobora gukina role ntashobora gukina ni role ishobora kunsaba kwerekana ubwambure bwanjye cyangwa se kuba wenda nakora imibonano mpuzabitsina biri live niyo role yonyine ntashobora gukina naho izindi zose ndi ready kabisa. uyu rero impamvu bimubajije nagira ngo mbumvishe urwego ariho mu mikinire n'abajyaga bagira complexe zo kumukinisha ngo mumuhe akazi ntimukagire complexe n'umubwira kuba bitemewe nako nubwo byemewe gukina izo ngizo ntabwo byemewe ariko indi role yose wakenera umukinisha mujye muzimukinisha. Ikindi kintu cyangora ni umuntu wambwira gukata dread zanjye ngo nyine nogoshe byangora cyane byangora pe ubwo umuntu uzajya wandika amasura amushaka ajya making asura ngo dread zigumyeho muri story dread nikazeho ariko izindi role zose waba ari ugusara yaba ari ugusinda yaba ari ugusireyi yaba ari ugusenga yaba ari kuba umumama byaba ari ukuba umukene umwana wo mu bakire umukire nyine role zose zishoboka zibaho nta n'imwe ishobora kunanira uretse ko kano kanya ntabwo turi bwibande cyane kuri role nshoboye cyangwa n'izo ntashobora kuko ntabwo aricyo cyatuzanye twaje kubabwira yuko ni ukuri kwanza ni ukubasaba imbabazi z'igihe Tony amaze yarabikije irungu ego mutubabarire cyane naramamagaye cyane mbasabye imbabazi mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima gusa ubu icyo bita kambaka ku bantu babizi ngiye gukora kambaka nifatanyijwemo na Aline kandi nzi neza ko muzaryoherwa nzi neza ko ibintu tugiye kubaha ntabwo ari acting yo mu mafilime isanzwe byandi byo dusanzwe tubona gusa ibyo tugiye gukora nabyo ni iby'ubuzima busanzwe ariko biryoshye biryoheye ijisho ku buryo umuntu uzajya ubireba wese azaba ati wow aba nibo twari tugiye kubereka Aline wa nyawe na Tony wa nyawe nicyo bavuze nicyo bo ubwabo biyumvanamo gituma baba inshuti ariko wari uzi ko rimwe na rimwe hari n'abantu bajya bavuga ko tuba tubeshyanya ngo biriya se ngo bizamara kangahe ariko noneho tugiye kubereka ko ibyo bivuga ngo bizamara kangahe uko babitekerezaga cyangwa uko bigeze ibyo bavuga ngo bizamara kangahe ubu bigiye kumara kenshi noneho ahubwo noneho uraje wibaze kuki bari inshuti kuki badatandukana ngo batware
bagiye kubona ubucuti bwacu icyo buzingiyeho ahanini nicyo tugiye kujya tubereka ikiri hagati yacu nicyo tugiye kubereka ntabwo tugiye kubereka twebwe uko duhagaze aho muratuzi ariko ikiri mu mitima yacu kiduhuza nicyo mugiye kujya mukurikirana umunsi ku munsi reka mbabwire ngo tuzabasobanurira n'imyaka tumaze tuziranye reka mbabwire ngo mwakoze kuduhereza umwanya wanyu uwarebye video akayisoza atwandikire muri comment uko abyumva icyo yifuza ko twamukorera ikindi kirenze mukore subscribe muri benshi mutitaye ngo maze igihe kinini nta uploadinga nabasabye imbabazi kandi ndabasaba imbabazi namwe mugere ku rukundo nk'urwo mwanyereka hashize Tony ndabakunda cyane reka mbabwire ngo tuzasubire ku munsi w'ejo ciao we love you so much guys and we appreciate your support and your unconditional love. Keep tuned.